Impano ye ni imwe mu zindobanura uruganda rw'umuziki mu Rwanda rufite. Imirongo ye mu ndirimbo benshi bayihuza n'iya Nazi wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umugabo uyu munsi wagize ibihe bitoroshye mu buto bwe byo gukura nta babyeyi be. Gusa agahinda k'ibyo yakiyibagizaga binyujije mu kumva indirimbo za Nazi cyangwa se akina nk'umunyezamu mu mupira w'amaguru. Yumvaga azibera nka Ndayishimiye Eric Bakame agakinira Amavubi nk'umunyezamu. Bitaba ibyo akibera umusirikare. Ariko siko byaje kugenda. Yisanze abaye umuhanzi ndetse akora umuziki nawo wamuhiriye, arakora, aramamara, arakundwa ndetse yubaka ubuzima. Uyu munsi muri episode ya kabiri y'agace ka Mayihaso munyemere tuganire ku mateka, urugendo ndetse n'ubuzima bw'umuraperi Fireman God's Son. Mu gice cya mbere cyangwa se episode ya mbere twarebeye hamwe amateka ya Mugisha Emmanuel Clapton. Uyu munsi turaza kureba ibirambuye ku buzima ndetse n'amateka ya Fireman God's Son. Gusa ubudukurikiye nyemerera ubanze kandi subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'ibindi bitandukanye bishyirwa kuri iyi channel bijye bikugeraho mu ba mbere. Ariko kandi uduhe igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi ku byo mva twazagutegurira ubutaha cyangwa se twakongeramo kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza. Nguhaye ikaze naho njya guteguriye igice cya Mayihaso cy'uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Gladiator, urakaza neza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwimana Francis Ivan Rashid Ronald. Gusa abamuzi mu muziki nyarwanda bamuzi nka Fireman, Kibiriti cyangwa se God's Son. Uyu mugabo yabonye izuba hari kuwa gatatu ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1989. Avukira i Kigali mu bitaro bya CHUK. Uyu munsi Fireman God's Son akaba ari umugabo w'imyaka 35 y'amavuko. Fireman ubuto bwe ntabwo abugiremo ibihe byiza kuko mama we yitabye Imana arimo amubyara. Mu kuvuka kwe habayeho ikibazo ku buryo abaganga bahamyaga ko hagati ye na mama we hagombaga kubaho umwe. Byaje kurangira umubyeyi we yitabye Imana, gusa Imana ikinga ukuboko Fireman wabasha kurokoka. Ni mu gihe ku rundi ruhande Fireman atazi se umubyara, ni cyane ko yakuze ntawabona kuko papa Fireman yitabye Imana mbere y'uko avuka. Nyuma y'ibi byago byo kubura mama we akivuka, Fireman yahise ajya kurerwa n'abo mu muryango wo kwa nyina wari utuye i Rubavu. Mu mwaka w'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye Fireman afite imyaka 5. Icyo gihe we n'umuryango we wamureze bahise bahungira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa baje kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'1996 ari nabwo Fireman yatangiye amashuri ye. Icyo gihe akaba ari nabwo Fireman yari atangiye kumenya neza Ikinyarwanda. Mu rugendo rwe rw'amashuri, amashuri abanza Fireman yize ku ishuri ribanza rya Remera Giporoso, rikaba ari ishuri rirereye mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho mu mashuri yisumbuye icyiciro rusange cyangwa se troncome yakomereje ku ishuri rya Ecole Secondaire de Ruhango rizwi cyane nka ESR. Nyuma yaho yaje gukomereza icyiciro gisoza amashuri yisumbuye cyangwa se cycle supérieur ku ishuri rya Lycée de Kicukiro APAD. Aha ku ishuri rya APAD Fireman akaba yarize ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se computer science. Nyuma yaho yaje kuva ku ishuri rya APAD akomereza ku ishuri rya Groupe Scolaire Indangaburezi mu karere ka Ruhango, akaba ari nawe yasoreje amashuri yisumbuye mu mwaka w'2008. Mu bihe by'ubwana bwe Fireman yari umwana ukunda umuziki ndetse no gukina umupira w'amaguru. Mu mabyiruka ya Fireman yakundaga kumva indirimbo z'abaraperi ariko cyane cyane abo hanze y'u Rwanda. Muri aba twavugamo nka Tupac ndetse na Nazi, ari nawe muraperi Fireman avuga ko afatiraho icyitegererezo. Imwe mu mpamvu yakundaga kumva indirimbo z'aba baraperi nuko kenshi kuzumva zatumaga yishima akumva aruhutse kuko atigeze agira amahirwe yo kwishimana n'ababyeyi be nk'abandi bana benshi. Gusa ibyo byatumye akura yiyumvamo ko agomba kuzakora injyana ya hip hop uko byagenda kose. Mu rugendo rwa muzika Fireman yatangiye umuziki aririmba injyana ya R&B. Icyo gihe akaba yaritwaga izina rya GNTDWD. Nyuma yaho yaje guhindura ajya mu njyana ya hip hop mu mwaka w'2004 ariko na Ndayishimiye Marc Bertrand uzwi cyane nka Bulldog ndetse na Muhire Jean Claude ariko uzwi cyane nka Jace. Abo ko bari batatu bakoze itsinda maze baryita Magic Boys. Aba baje gukorera indirimbo yabo ya mbere muri studio ya TFP, gusa ntibabasha kumenyekana. Iyi ndirimbo ikaba yaritwaga Francesca. Nyuma yaho mu mwaka w'2005 Fireman ndetse na Bulldog bakoze irindi tsinda baryita United Monsters, aho iri tsinda bongeyemo abandi basore barimo Kaviki ndetse na Mati. Gusa iri tsinda naryo ntiryaje kuramba kubera ko aba basore bananiwe kumvikana
maze buri wese anyurize nzira. Nyuma yaho mu mwaka w'2008 Fireman na Bulldog ngo baje guhura na Green P ndetse na Jay Polly bakora itsinda baryita Tuff Gangs. Nyuma yaho nibwo P-Fla yaje kuza biyungaho baba batanu nuko batangira urugendo rwa muzika. Aba basore bahereye ku ndirimbo yitwa Umunsi w'Imperuka yakunzwe cyane. Nyuma yaho bakoze izindi ndirimbo nyinshi nazo zakunzwe cyane. Muri izo twavugamo nka Sigaho, Gereza, Street Dispose, Inkongoro y'Umushimusi, Amaganya n'izindi zitandukanye. Gusa iri tsinda ryashimishaga benshi binyuze mu ndirimbo zabo. Mu ntangiriro z'umwaka w'2012 nibwo hajemo umwiryane, maze ku ikubitiro P-Fla yahise yereka umuryango usohoka mu itsinda rya Tuff Gangs. Gusa agenda akubita agatoki ku kandi avuga ko n'abasigaye muri Tuff Gangs nta mahoro bazagira kuko nabo ubwabo bazaryana. Iri jambo ryaratinze ariko riza gusohora mu mwaka w'2015 ubwo Green P, Bulldog ndetse na Fireman bavuga mu itsinda rya Tuff Gangs bahita bashinga irindi tsinda bise Stone Church. Muri iri tsinda rya Stone Church wonyemo abahanzi nka Nick Breeze, JC ndetse na Young Tone. Aba bahise basohora indirimbo yabo ya mbere bise Imirimo. Nyuma yaho bakoze izindi zirimo Ndiniga ari nayo yabo yamenyekanye cyane. Gusa iri tsinda ariyo ryaje gusenyuka buri wese anyurize nzira. Nubwo yamenyekanye aririmba mu itsinda rya Tuff Gangs, Fireman nawe yagiye akora indirimbo nyinshi ku giti cye kandi zakunzwe. Muri izi tukavugamo nka Nyami Josi ari kumwe na Safi Madiba, Urwikekwe, Cinkoni Zamba ari kumwe na Queen Cha, Itanga Ishaka ari kumwe na King James, Ubuto Bwanjye yakoranye na Gloria Mukamabano, Muzadukumbura ari kumwe na Neri Ngabo n'izindi zitandukanye. Hirya ya muzika bamwe mu bantu bahuriye na Fireman ku ishuri ndetse bakaba inshuti zikomeye harimo Muhire Jean Claude. JC usibye ko yariganye na Fireman ku ishuri rya Pade, ni n'inshuti y'amagara ya Fireman, aho Fireman yagiye kuba mu rugo kwa JC ubwo yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Nyuma y'uko umubyeyi wareraga Fireman yitabye Imana, aho mu rugo kwa JC niho Fireman yakuriye ndetse ni naho yakuye urukundo rwa hip hop kubera urungano rwabo bari baturanye barimo na Ndayishimiye Malik Bertrand ariko uzwi cyane nka Bulldog. Mu mabyiruka ye kandi Fireman yakinnye umupira w'amaguru aho yumvaga ari zo nzozi ze. Fireman akaba yarakinaga nk'umunyezamu, gusa indoto ze ntiyabashije kuzigira impamo bitewe n'amikoro yatumye kubona ibikoresho rimwe na rimwe byo gukinisha umupira bimubera ingorabahizi. Usibye umupira w'amaguru kandi Fireman yagerageje gukina karate ndetse ngo yari umuhanga kuko yigeze gutoranwa mu ikipe y'igihugu y'abato. Gusa akaba yarahagaritse gukina karate mu mwaka w'2008 asoje amashuri yisumbuye. Icyo gihe akaba yari afite umukandara w'icyatsi. Fireman bimwe mu bihe byamubabaje mu buzima bwe harimo mu mwaka w'2013 ubwo yakoraga impanuka imodoka yarimo ikagongana n'indi bikamuviramo gukuka amenyo abiri ndetse andi menyo abiri akangirika ku buryo bukomeye. Gusa abaganga bisunze ubumenyi buhambaye bavanye mu mashuri babasha kuvura neza Fireman arakira. Fireman avuga ko gukurira mu buzima bw'ubupfubyi hari ingaruka byamugezeho. Gusa ibyo yarabirenze ndetse n'ibyamushije kuba uwo yabaye we. Gusa ibyo yarabirenze kandi ntibyigeze bimubera inzitizi ubwo yashakaga kugeraho. Fireman agira inama abana b'imfubyi akababwira ko hari ubundi buryo Imana iba yarabageneye bwo kuzagera ku nzozi zabo, ariko nabo bibasaba guhitamo neza, kugira inshuti nziza ndetse bagashyira imbaraga mu byo bakora niba bashaka gukabya inzozi zabo. Mu rugendo rwe rwa muzika Fireman yahatanye amarushanwa ya muzika atandukanye mu Rwanda. Muri aya twavugamo irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye ku nshuro ya 3 mu mwaka wa 2013. Gusa Fireman ntabwo yabashije kwegukana iki gikombe nubwo amaze imyaka irenga 15 mu Nyarwanda. Gusa Fireman nta gihembo arahabwa mu bihembo bihabwa abanyamuziki mu Rwanda. Hirya y'ibi Fireman God's son ni umubyeyi w'abana babiri ari bo umuhungu Brian Cristobal ndetse n'umukobwa Freya. Ni mu gihe mwaka wa 2022 Fireman God's son yarushenze n'umufasha we Kabera Charlotte. Uyu munsi bakabana nk'umugabo n'umugore. Ngayo nguko amateka, ubuzima ndetse n'urugendo rw'umuhanzi w'icyamamare by'umwihariko mu njyana hip hop mu Rwanda. Nta wundi ni Fireman God's son. Nyemerera nkushimire wanije umwanya wawe, ariko mugende udakoze subscribe kugira ngo izi content ndetse n'izindi tubategurira zigeze kugeraho mu bambere. Nyemerera ngushimire. Ikindi gice cya My Hustle nakagaruka. Komeza ubane natwe kandi subscribe, uduhereze comment igitekerezo cyawe, icyo mba twakongeramo, inyunganizi cyangwa se icyifuzo. Ibyo byose
turabyakira. Njye nitwa Gladiator, reka nsoze nkubwira ngo Maximo Respeto.